Ikaze kuri IMAX Media Hub nk'ibisanzwe ni tutorial cyangwa se video zigisha bijyanye n'ikoranabuhanga ariko by'umwihariko mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi dutangiye rya somo rya multimedia production, ni isomo rigari, ni isomo rizazamo amasomo menshi cyane ajyanye anyuranye agufasha kwiga ibintu bitandukanye bigufasha kuba wakwihangira umurimo cyangwa se wakora akazi kagiye gatandukanye muri multimedia production, ariko by'umwihariko kaza kuba byiga mu kinyarwanda. Akenshi muzi video zitwa tutorials musanga ku rubuga rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga zitandukanye, ariko ziba ziganje mu rurimi rw'icyongereza, igifaransa n'izindi ndimi zumvwa na benshi, ariko n'ubundi n'ikinyarwanda cyumvwa na benshi. Niyo mpamvu twahisemo kubigisha zino programme zigiye zitandukanye mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tuze kwinjira neza muri programme za Photoshop, programme za Premiere Pro, programme za Illustrator n'izindi zigiye zitandukanye. Tugiye kubanza dusobanukirwe multimedia production ni iki. Multimedia production niyo tuyokora muri no video. Nkuko mubibona, multimedia production ni amagambo abiri, harimo multimedia hakabamo na production, ariko ano magambo ubwo nubwo arabiri nayo harimo na rino jambo rya multimedia, ni jambo ry'inyunge cyangwa se ni jambo rizamo amagambo abiri. Harimo amagambo abiri, harimo multi akabamo na media. Dore kuri media ubundi ni itangazamakuru. Iri ni itangazamakuru media, ariko iyo tuvuze multi ni ibintu birenze kimwe, habamo combination, guhuza. Twavuga ko ari uguhuza. Iyo haje muri no jambo ryo guhuza bivuga ko none ryatangazamakuru rigiye gukora cyangwa se rigiye gukorwa mu buryo bwinshi. Muri make multimedia production ni itangazamakuru rikomatanyije cyangwa se rihurije hamwe. Iyo ni multimedia. Mu gihe production none ni ugukora, to produce cyangwa se gukora, aho tuyo gukora none ryatangazamakuru rikomatanyije. Nibwo busobanuro bwiza bwa multimedia production. Iyi multimedia production rero iyo turimo gukora ibijyanye na multimedia hari ibintu nyine byibanze tuba tugiye gukora. Ikintu cya mbere tugiye gukora ni icyo twita text cyangwa se inyandiko. Muri multimedia production dukeneramo inyandiko. Twavuga ko iyo uri gukora video hari aho ukenera kwandika, iyo uri gukora icyapa hari aho ukenera kwandika, iyo uri kwandika amakuru bura nayo ni multimedia production ukenera kwandika. Dukenera ikintu cyitwa text cyangwa se inyandiko. Icyo ni cyambere. Icya kabiri kiza muri multimedia production ni image. Ino image akenshi turaza kuvugamo ko ari ifoto, ari naho tuza kwigiramo ikintu cyitwa photography. Photography tukiga kamera no gufotora ndetse no editinga amafoto. Turi gukora ino image. Ubwo ni element ebyiri cyangwa se ibintu bibiri by'ingenzi twiga muri multimedia production. Icya gatatu nacyo cy'ingenzi ni video. Hano muri video niho dushobora kuza gusanga filime zino zikinwa, amafilime ya Bollywood, Hollywood na Nollywood n'izindi zigiye zitandukanye tuzisanga no mu gace ka video. Nabwo turi kwiga multimedia production twigamo videography. Iri somo ryitwa videography aho twiga gukora ama video. Iri riba ari isomo videography mu gihe tuba turimo kwiga gukora ama video. Dushobora kuzamo na film making mu gihe tugiye kwiga gukora amafilime. Tuvuye kuri text inyandiko, hakazamo image amafoto, hakazamo video, yama video tubona indirimbo, amakomedi, amafilime, byose bizamo video. Tuzakubona mu isomo rya videography tuzabira mu minsi iri imbere. Ikindi ikizamo ni graphics. Graphics nayo ikaba element cyangwa se ikintu cy'ingenzi muri multimedia production, aho dukenera gukora ama graphic. Ni byapa, ni kwa kwandika ku myenda, ni kwa gukora ama service card, ama business card, za kashe, za logo n'ibindi nk'ibyo biza muri graphics. Element ya nyuma dukenera hano muri multimedia production cyangwa se twiga muri multimedia production ni audio cyangwa se sound. Hano ho ni amajwi, aho twiga nyine gukora amajwi. N'ahandi dukora imiziki tugakora ama documentaire, aho tuba twibanze nyine cyane kwijwi none tutagiye kuri izo video cyangwa se amafoto. Iyo umaze guhuza bino bintu byose bikunze kukubyarira video, bishobora kuba byakubyarira yitwa motion graphics. Nabyo tukabisanga rwose muri multimedia production. Bishatse kuba ko umuntu yize multimedia production avuga ko ari mu multimedia producer aba yarize gukora biriya byose kandi mu buryo buri professional. Ibi byose n'ubundi hano kuri YouTube channel ya IMAX Media Hub tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tube twabinyuramo twiga programme zibikora.
Programme zibikora rero zizadufasha kuba twamenya icyo twita multimedia production cyangwa se tuzaba twabaye aba multimedia producer igihe tuzaba twamaze kumenya ayo maprograme abikora. Buri kimwe gikorwa n'amaprograme menshi agiye atandukanye. Ashobora kuba ari wenda nka text, dushobora kuvuga nka Microsoft Word kubandika, dushobora kuvuga nka za Wordpad n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, akazamo za Excel n'ibindi nk'ibyo tubikoresha cyane hano mu gukora ama text. Ariko none tuza gusangamo ama type tool cyangwa se text n'ubundi mu gukora n'ibindi byose. Iyo turi gukora video dukenera text, iyo turi gukora ama graphics dukenera text, ubone byapa ndi kwandika ku myenda ya makarita ya maflyer n'ibindi nk'ibyo. Iyo turimo gukora amafoto nabwo ara muzasanga dukenera ama text. Hano rero muri multimedia production hano kuri IMAX Media Hub tugiye kuzibanda cyane. Tuzahera kuri image, aho kuri image tuzabanza twiga photography, gufata amafoto n'ibindi nk'ibyo, ariko no twigamo program ya computer yitwa Adobe Photoshop. Tuzigamo Adobe Photoshop kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa neza uburyo bakora ama images ubwo ni muri photography, ariko none tuzaba twanabihuje nicyo twita camera settings, aho tuzabanza kwiga na settings za kamera kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza cyangwa se kumenya uburyo ufata ifoto, uburyo editinga ikaza kuba ari ifoto nziza. Hari n'andi maprogram atandukanye akenerwa muri photography, harimo nka Adobe Lightroom, izindi zitandukanye uko Imana izadushoboza tuzagenda tuziga zose. Muri videography hazamo n'andi maprogram agiye atandukanye akenerwa kugira ngo habeho video cyangwa se filme. Hano twavuga nka Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro tuzayireba, turebe Adobe After Effects, tuzareba izirimo Vegas n'izindi zigiye zitandukanye zikoreshwa cyane mu gukora ama video ndetse n'amafilm. No kuba ko tuzaduhera from scratch cyangwa tuzaduhera kuri zero twiga programme utuntu n'utundi dukenerwa kuri programme. Ntuzatungurwe nusanga wenda ari nka video iraza kuba ifite amasaha 6, izaba ifite amasaha 7 kuzamura gutyo, tuba twahuje amasomo yose akwigisha programme imwe kandi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kuri graphics cyangwa se graphic design tuziga programme zirimo Photoshop, ubwo ni Adobe, twiga Adobe Illustrator, twige izirimo nka CorelDRAW, Canva n'izindi zigiye zinyuranye. Nama programme menshi nyine n'ubundi abakora ibijyanye n'ama graphics bizaba ngombwa ko tuyiga nayo tukayamenya. Ubwo hazazamo n'izindi zijyanye na artificial intelligence, AI, artificial intelligence, n'ubundi tuza gusangamo muri photography, tukazazisanga muri videography, tukazisanga muri motion graphics no muri graphic design, tukanazisanga no mu audio production no muri text. Uko iminsi igenda yicuma niko tuzagenda dusanga amasomo menshi atandukanye kuri no ocean. Nkuko mwakaze subscribe n'ubundi mukeneye amasomo cyangwa byakunda n'ubundi muzagenda muyabona. Multimedia production muri make nicyo ngicyo waza gusanga muri video itaha noneho introduction to photography, ariko nanone aho tugaruka kuri camera settings zidufasha kuba aba photograph b'umwuga tubisanze hano kuri IMAX Media Hub kandi tunabyize mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kandi subscribe cyo tubana umunsi ku wundi. Ngendi Iva Maxime.